ntabwo azongera kurwara ukundi. Indwara igiye kurangira ryari nona. N'inzozi ufite za forex biro Imana ishyize amaboko yawe iguhaye igishoro kingana na miliyoni 300 zizaba zirimo muri forex biro yawe. Zamura icyubahiro cy'Imana simfuye. Mu kwezi kwa gatandatu yari gukora indi agahita bamayiti burundu. Nona nibwo Imana imbwiye ngo mubwiye ngo umwana we igitambo cyari cyatambwe birarangire. Uzi ikigiye gukurikiraho ntabwo uri butahana amasengesho uratahana igisubizo cy'ibyo bintu. Ntabwo ugiye kubitangaza ngo uzerekane bidafite igisubizo. Pasiporo yawe ingendo zayo zigomba gufunguka. Ntabwo ubika ibyangombwa nkaho ari impapuro zo zitagira icyo zimaze. Bwana sifiwe. Ushobora kuba wazanye acte de mariage yawe nayo birashoboka kuvuga ngo uru rugo rwanjye n'urwanjye. Hari abantu bajya bazana acte de mariage, urupapuro rw'ishyingirwa akavuga ati Imana urugo rwanjye ndarushinganishije nirwo mfite, nta kibanza nta kindi mfite, ariko ikinazanye ndagihesha agaciro mu maso y'Imana. Icyo wazanye cyose tugiye gukirambura imbere y'Imana. Dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro. Mutesi we komeza ibirori by'abera igura imihigo yawe kuko umunyabibi atazongera kunyura iwawe. Iryo jambo turikomera amashyi kagira Imana ngo yatsebwe. Rinsubiremo neza. Dore mu mpinga y'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro. Pastor we komeza ibirori byawe byera igura imihigo yawe kuko umunyabibi atazongera kunyura iwawe. Yatsembweho pe. Haleluya. Hari umuntu uzakira azamura ikiganza agira ati abantu bazanye udupapuro twabo barahari. Muse n'abazamura hejuru ndebe. Nushaka ukazamura telefone yawe bishobora kuba biri muri telefone, nta kibazo uyizamura ishyire hejuru. Umva nkubwire, ndatangaza ndamamaza ko inkuru nziza igiye kuboneka ku bw'icyo ushyize hejuru. Ndatangaza ndamamaza ku bw'itegeko ry'Imana ryavuzwe muri aya masengesho. Icyo uzamuye icyo ushyize hejuru urasubijwe mu izina rya Yesu. Zakira utera haleluya. Bibiliya iratubwira ngo umunsi Hezekiya bamwandikiye urwandiko, arwandikiwe n'umwami wa Shuri bita Senikarebu, niba ari Senikarebu, ngo yafashe urwandiko yamwandikiye arujyana mu nzu y'Imana. Hari urwandiko wazanye, reka mbabwire, Hezekiya yatanye igisubizo kimubwira ngo gusenga kwawe kumvishijwe, kandi kuko wasabye kukurengera ndabikwemereye. Wasabye kurengerwa n'Imana, wasabye ko Imana yagira icyo ikora kuri iyo dosiye, irabikwemereye. Yizamura hejuru, irabikwemereye. Yizamura hejuru, irabikwemereye. Yizamura hejuru, irabikwemereye. Yizamura hejuru, irabikwemereye. Ibyo byakiriye atari haleluya. Umva icyo umwanzi yakoze none kiravuguruzwa. Guhera none kiravuguruzwa mu izina ryande. Kiravuguruzwa mu izina ryande. Uwari umushomeri arabona akazi. Imyaka ushomereye, imyaka ubabaye, imyaka uririye aho hantu, Imana igiye kugusubiza. Zakira uvuga ngo amena.
wazanye karite ya banka, karite ya banka, ikarite ya banka, umuntu wazanye ikarite ya banka, ikarite ya banka, ikarite ya banka niyo mvuze. Ikarite murazitandukanya gute? Muretse buri muntu wese ayifate, buri muntu wese afate ndarumaye. Nimuhagarare hafi aho abafite amakarita ya banka, mbabwire ikintu Imana imbwiye kuri banka. Abafite ikarita za banka nimuhagarare hano, izo karite muzihagarika, muhagarara aho ngaho, kuko Imana irambwiye ngo iborokoye amafaranga Satani yari yaraborotse ya banka. None izi karita zanyu zigiye gutangira kwakira amafaranga, zigiye gutangira kwakira amafaranga, zigiye gutangira kwakira amafaranga. Karite yawe ya banka Imana ikoze igitangaza. Hari amafaranga aje atari ku mushahara, atari kuko mwayakoreye, atari kuko iyo ni bonus y'Imana, bonus y'Imana, iyo ni bonus y'Imana. Mwawe bonus y'Imana, nimwatire bonus y'Imana, nimutere haleluya, twongere kandi haleluya, twongere kandi haleluya, twongere kandi haleluya, twongere kandi haleluya. Imana itanze bonus kuri ayo makarita yayo. Hariho umuntu amafaranga ye asa naho yari yaranze ko kuboneka kuri banka, nashyira urutoki hejuru, kandi ayo mafaranga agombaga kuyabona, akayahabwa, akayabona. Guhera none iyo blokaje kuweho, amafaranga ugiye kuyakira. Iminsi yarangiye, iminsi yageze ngo ubibone, ubyicaremo, umenye ko Imana ari ikura blokaje kuri buri kintu cyose. Nimuyazamure hejuru mbahanurire. Iminsi mwari mumaze mubikuza ubusa, mugiye kubikuza ibifatika. Umva, muri mwebwe hari n'abamaze iminsi mubura icyo muretira, ntacyo mufite cyo kuvanaho, ariko kubera iyi mpamvu Imana iraremye, irabaremeye mu izina rya Yesu. Umva, none udafite ikarita, udafite n'agatabo ka banki, haguruka ku maguru yawe, kuko Imana irabizi ko nta n'agatabo ugira, n'ubundi urakabikuzaho ikisi. N'abagafite barutubitse, batujugunye muri mari. Hari ababitse udutabo muri mari, konte ntizigikora. Imana igiye kurenuvera banki zacu kugira ngo twongere tuba abantu. Mbwirira mwene so ngo Imana igiye kongera gukora, ese nabyita ngo iki? Okay, kuvugurura. Imana igiye gukora ivugurura ku makonte, ivugurura kuri konte, ivugurura kuri konte, ivugurura kuri konte. Mana mu izina rya Yesu, ndagushimiye ko amaboko yawe abikoze, kandi wera none ndagushimiye ko iri jambo uvuze usoje. Ufite bene wanyu bakagize icyo bakora ugahongera, ariko Uwiteka aravuze guhera none iyi pasiporo yawe izakora biciye ku mugabo wawe. Ntimureba aka pasiporo, uzakora ingendo zo kujya hanze. Amerika uzayigenda nk'ugenda muri taxi ugiye Nyabugogo. Umugisha uraje, guhera none nyikozeho. Mu kwezi kutarenze ukwezi k'umunani hari ibindi Imana izaba yakoze, ku buryo uzaba uri kubona ikirere cy'ingendo gishobora kuba cyakingutse. Kandi uyu mwaka witware neza, ndabona Imana igiye gukorera mariage, ibintu byawe bikagenda. Witware neza nk'umukobwa uzi kwigera agatimba. Nta muntu ufite udutimba mu mujyi. Tangire ureba agashaje n'agashyashya. Urizeye? 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 Dore uyu mwaka n'umwaka Imana ishyize mu maboko yawe. Kandi ukunda imodoka wowe, ariko idashaje. Wanga imodoka zishaje, wanga imodoka zimbi. Hari imodoka uba wumva utazatunga, ariko Imana igiye kuzaguha imodoka. Ugiye kugira akazi keza gafite, umva, ntabwo uziri kuvunika. Ako kazi kaguha imodoka, ukikageramo barakubwira ngo ufite imodoka, turakugurira imodoka uko rufite.
Haleluya. Vuga ngo imodoka nziza. imodoka nziza. Urayikunda? Bivuga uri imbere y'Imana, niba utayikunda nyitware. Ndayikunda. Ndayitwara nutinda kandi. Ndayikunda. Imana igiye kuguha imodoka nziza y'umugisha. Iyi pasiporo yawe ni ukuri. Uzajya ugenda ako kazi ugiye kuzabona. Uzajya ugenda utumwe ugaruke, utumwe wongere ugaruke, kandi aho umuntu mugiye kuzabana hari uruhare runini mbonye bizabamo azagiramo. Urabyakiriye? Imana igutabaye vuba, kandi igihe uzengurukiye umusozi kirahagije. Iyicarire mba turi ko wowe waturunduye twose. Yewe ese kamwe n'izande ko ziyoye zose iyawe n'iy'abana. Ese urashaka gukora ubucuruzi burenze hano? Yego. Nibwo ushaka gukora? Guhera none ndabyemeje nk'umukozi w'Imana. Yemwe ahabwa umugisha w'amajya n'amazi. Nubwo uri gupfundikanya ariko Imana igiye kuguha umugisha. Nubwo uri gufata ubusa ariko Imana igiye kuguha umugisha. Turi kubona izi ntabwo zigiye kuba laissez passer nkaza laissez passer, ariko iyi ni passport. Iyi se ni iryigezweho East African. Iyi igenda uyibike baguhereza inshyashya iyo yanarangiye. Utu rero natwo tugiye guhindukamwe amapasiporo utu, kuko Imana iguhagabije Dubai. Uzajya ukura ibintu Dubai. Uri umucuruzi mu mutwe, uri umukozi mu mutwe, ariko buri gishoro Imana igiye kugiguha. Uzatera imbere, uzakomera, kandi uzarama. Utari wagira imyaka 90 ntuzapfa, kandi byakakwishe ni byinshi, ariko uzarama. Vuga ngo imyaka 90. Subiramo ngo imyaka 90. Yewe imyaka 90. ubundi se wajyaga wumva uzayimara 90? Wumvaga uzapfa vuba. Ntabwo uzapfa, ntiwenda no gupfa. Uzarama, uzasaza neza, uzumva abana bawe baziga, bazatera imbere. Nubwo waciye mu bikomeye Imana izakuba hafi. Imana iguha umugisha. Mba wayizanyemo hano muri telefone se? Dore ikintu Imana igukoreye. Imana iguhaye akazi byihuse keza kumugisha. Ibintu byawe Satani yari yarabivangavanze byose birazambagatana. Nibyo wakoraga byabaye nk'ibisubira inyuma. Imana igiye kongera kukuzamura. Imana igiye kongera kuzamura ubuzima bwawe. Kandi wakoreraga mu mujyi umunsi ntabwo ari uri gukorera. Wimukiye hehe? Ndi mu Kagugu. Muri Kagugu. Ntabwo ukenewe muri Kagugu. Subira mu mujyi Nyarugenge aho wabaga. Mu izina rya Yesu tumusubijeyo. Kandi ugomba kujya ubara amafaranga. Imana ikwemereye forex biro yawe mu mazina yawe. Ese ni inzozi zawe? Yego. Ni inzozi? Yego. Ufite za forex biro? Yego. Imana ishyize mu maboko yawe. Iguhaye igishoro kingana na miliyoni 300. 300 zizaba zirimo muri forex biro yawe. Kandi Imana izabisohoza vuba. Reka tuyikomere amashyi menshi. Hariho umuntu wazanye icyangombwa cy'ubutaka bwe avuga ngo Imana ibuhesha agaciro cy'ubutaka. Ubutaka arahari, nta kibazo, ni cyawe, ntacyo nenda gutwara. Imana irambwiye ngo ubutaka bwawe ku gaciro bwari bufite bwikubye 4. Ku gaciro bwari bufite bwikubye kangahe? 4. Imana irabikoze. Uzamenya ko Imana ari yitanga umugisha. Imana ibagirire neza. Hariho umuntu nukuri pe ufite urupapuro muri mwebwe yandikiwe. Apana donc n'urwandiko bakwandikiye rurimo n'agasuzuguro haruhari. Akavuga ati urwandiko yaruzanye runzanire ngwino hano, ngwino rurimo warufotoye muri telefone, ngwino ruzane.
ese mwari muzi ko Imana izi bibe ibintu byose mwa mufite hano? Imana ibibizi. Ruri hehe? Ese mwari muzi ko inzandiko zose Imana izi kuzisoma? Uyu mwana wacu uru rwandiko ntidukwiye kurutesha agaciro. Rwagasuzuguro umuntu arakwandikira akandika nk'ibi bintu usomye kweri. Umva nkubwire, Imana igiye kumusubiza utavuze. Hejuru y'iki mbonye, Imana igiye kumusubiza utavuze. Kandi iyo Mana uzamenya ko ari Imana izi kurenganura urengana. Ntiwariza amarira ukabura nuko ubigenza, ukavuga ati Imana kubera iki? Dore guhera none Imana igiye kugukuraho igisuzuguriro, Imana igiye kugukuraho igitutsi, areba ari imbere yawe. Kuko uru rwandiko Imana yararubonye kandi biteye agahinda. Imana igiye gusubiza, uzamenya ko ari Imana yumvishe gusenga kwawe. Reka tuyikomere amashyi menshi. Umwana wawe uri kwiga ari he mama? Mbonye umwana wanyu uri kwiga, kandi ari kwiga ntabwo ari hano i Kigali. Yiga hanze. Yiga hanze rwose. Yiga mu kihe gihugu? Muri Amerika. Muri Amerika. Muherutse kuvugana? Yaranyandikiye. Yakubwiye ko ari amahoro? Yakoze impanuka. Imana irambwiye ngo uhereye none kuzagera mu kwezi kwa 8 umwana bari bagiye kuguhamagara bakakubwira ngo tugiye kuzanira umurambo. Kuko ngiye kubona mbona akoze impanuka, ariko ibimwe asa naho irokotse, iya kabiri ihita iramuta neza iramwica. Uzi kuntu umbwiwe guhera nona ubu nibwo dayimoni y'impanuka ikuweho. Guhera none ntazongera gukora impanuka, uzabibona. Ariko hariho umwuka agombaga kumukenyura, ari Burayi, ari muri Amerika. Imana irambwiye ngo guhera none umwuka w'impanuka ukuye ku mwana wawe. Ntiyakubwiye ko yarapfuye? Yarapfuye neza. Yaratwaye uwari umuri imbere arafunga amukubita wese. Iyirangirika cyane kuko yarambwiye ati mama zamura icyubahiro cy'Imana simfuye. Mu kwezi kwa 6 yari gukora indi agahita bamayiti burundu. Nona nibwo Imana imbwiye ngo mubwiye ngo umwana we igitambo cyari cyatambwe birarangiye. Reka dukomere Yesu amashyi menshi, arabikwiriye. Haleluya, shimwe Yesu mwami w'abami, ndagushimye. Mama, uyu mwana wawe agiye kubaho, ni uhanze amaso, ni utegereje kazakuramira, ni utegereje kazagutabara, ukabona umwana nawe ukwibuka. Uriya mwana Imana igiye kurangiza amashuri neza, agiye kuba afite akazi, azabaho, azarama, azagira urugo rwiza. Dore Imana izamukoresha kugirira neza. Imana irambwiye ngo azasaza, impanuka ikuweho, dayimoni iragiye mu izina rya Yesu. Imana ibaho umugisha. Tera haleluya mama, tera haleluya numve, tera haleluya ntacyo bitwaye. Haleluya, haleluya, haleluya. Shimwa mwami w'abami Yesu, ndagushima. Tugiye gusenga. Timureba uyu mwana uri hano, Satani yamufashe uburyo bwose, arashaka kugira ngo amwice akiri muto. Imana igiye kuguha kubaho. Afite uburwayi bw'imbere muri we. Ninde wakuzanye? Ni wakuzanye. Afite ikibazo ko mbona Satani yamwigirije nkana. Mwe mikrofone yifashe nta kibazo. Uyu mwana afite ikibazo, ararwara, twamujyana kwa muganga bakabura indwara, bamuha n'imiti ntayinywe, akavuga ngo we ntago ashobora kunywa imiti, agakira. None ejo akongera akarwara. Nibyo duhoramo, tukamujyana kwa muganga agasa n'uworohewe, ariko n'ubundi ntakire. Hashira ikindi cyumweru akongera agafatwa. Nubwo buzima bayemo.
yemwe tumusengere abohoke. Pfukama hano umusengere, ntabwo azongera kurwara ukundi. Indwara igiye kurangira ryari nona. Mwerekeze ibiganza hano. Mana mu izina rya Yesu, wa mwuka mubi werekura uyu mwana. Genda muvemo, muvemo, genda genda, sohoka, genda muvemo, ijyane, genda genda, ntabwo uzongera gukorera muri we. Sohoka muri we mu izina rya Yesu. Va mu nda ye, va mu bitugu, genda, sohoka, sohoka. Ahantu hose wari wicaye nta burwayi bugomba kumugumamo. Imbaraga z'Imana zibohora, imbaraga z'Imana zikiza. Wa mwuka mubi we, sohoka muri uyu musore. Uyazarama, uyazabaho, uyu ntazakenyuka mu izina rya Yesu watsinze Satani. Donc daimoni zamuryaga iminwa, zikarya ururimi rwe, akanwa ke kuzuye ibisebe. Imana irambwiye ngo arakira, araba muzima. Mwampa agacupa k'amazi. Ibi bisebe ntibijya bikira, bihoraho. Yemwe mureke dushimira Imana ko ari umukiza wacu. Hari impamvu yo kuririmba, numva nuzuye amashimwe, nukuri Uwiteka yakoze imirimo. Mumpa agacupa k'amazi. Yatembesheje amazi meza. Turamushimye Yesu ko aya mazi ugiye kuyakoreramo uyu mwana w'umusore akaba muzima. Ubuntu bwawe bwinshi reka bugaragara. Urakoze ko akinywa aya mazi uburwayi bwe bushize. Amaraso ya Yesu akomeze kugaragara mu izina rya Yesu, amen. Genda umuhaye amazi, araba muzima. Hanyuma yari afite ikibazo cyo kuba yazungurira akitura hasi. Imana irabimukishije. Reka dukomere Yesu amashyi menshi. Wera ni wowe. Duhaguruke ku maguru yacu tugiye gusenga. Ukuri umutima wanjye bashaka ufite umurwayi madamu wawe iriho. Murimo muranyumva? Okay, ninjye utiyumvaga. Umudamu wawe ararwaye, uramwizereye. Arwaye ate? Afite ikibazo cy'umuntu w'ikene. Nkoze ku nda yawe, iyo ni inda ya madamu. Mu izina rya Yesu, guhera nona imbaraga z'Imana zikiza umudamu wawe mu izina rya Yesu, amen. Aratwite? Imana irambwiye ngo imukuyemo ikibyimba cyari kuzatuma muzajya mugira inda zivamo. Icyo cyari ikibyimba cyamubabazaga, Imana iragikijije. Ubimubwire, hanyuma ukomeze usenge, Imana igiye gutanga umugisha. Urarwaye nawe? Siko mwese mwarwaye cyane. Mana mu izina rya Yesu, ko yizeye ko agomba gukira, mukozeho gusa. Nabe muzima mu mbaraga z'umwuka wera. Urakoze kumubohoye. Amina. Ngwino. Mana mukozeho. Bashaka masters. Mana mu izina rya Yesu, uko ashatse masters turayimusabiye.
amen. nukuri umutima wanjye urabyemeza Mana mu izina rya Yesu wera ni wowe hari impamvu igenera guca bugufi aririmba indirimbo zishimye nukuri umutima wanjye nukuri umutima wanjye urabyemeza wera ni wowe hari impamvu igenera guca bugufi aririmba indirimbo zishimye wankomereje umutima ucitse intege umvise gusenga kw'ijwi ryanjye nukuri umutima wanjye urabyemeza ko wera ni wowe turaguhimbaza ukwiriye gushimwa tuguhaye icyubahiro turaguhimbaza ukwiriye gushimwa tuguhaye icyubahiro turaguhimbaza ukwiriye gushimwa icyubahiro cyose we worship you our Lord you are worthy to be praised oh you are Alpha and Omega we worship you our Lord you are worthy
guhimbaza Imana, imirimo yako ziratangaje. Oh, yemeye gutanga, yemeye gutanga umwana we Yesu, batubera igitambo gikwiriye. Ubwo atagipfuye, nanjye singipfuye. Yatsinze urugamba, nanjye nzatsinda. Ninde watubuza, ninde watubuza guhimbaza Imana, imirimo yako yewe 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 witwa nde? Gerard. Gerard. Gerard, Yego. waje uvuye mu kabari? Yego. Barayeyo? Oya. Wagiye mu gitondo? Oya. Wanyweye ryari? 10. Saa 10? Yego. Ako Gerard, ubwo ko izo wanyweye zose ni za saa 10 gusa? Zonyine. Zonyine? Yego. Yesu arashaka kugusengera iki Gerard? Nshaka gusenzera kugira ngo mbone umugore. Mukomera amashyi Gerard. Gerard ashaka umugore. Gerard ashaka umugore. Gerard, Yes. none se ntuzajya uyanywera yose? Ntabwo uzajya uyanywera yose Gerard? Yewe nimbana ko umugore byose bizahinduka. Okay. Gerard, Amen. ninde wakuraritse nguze hano? Niwe wizanye? Ntawe nizanye. Wizanye? Yego. Mureke mbabwire ibindi Imana imbwiye kuri Gerard. Yego. Ntimurebe ukuntu yizanye. Yego. Imana igiye kumukura ku nzoga burundu. Burundu. Gerard, Karame. Imana iragukunda. Amen. Imana izakugirira neza. Yego. Uzaba umugabo nyamugabo. Yego. Uzakorera Imana. Amen. Uzabwiriza nka pasiteri. Izina Yesu. Uzabwiriza nka pasiteri. Amen. Uzabwiriza nka pasiteri. Yego. Uzahanura nka pasiteri. Amen. Uzerekwa nka pasiteri. Yego. Uzagirira umuryango wawe akamaro. Yego. Uzahinduka inshuti y'Imana. Yego. Inzoga zikuvuyemo burundu. Izina Yesu. Hoze kuri uyu mutwe inzoga zose ndaziyoyoye muri we katika jina la Yesu. Senye fondasiyo yose y'umwijima y'akarande y'iwabo ndayisenye mu mbaraga z'umwuka we. Uyabaye igitambo kizima kizashimwa n'Imana. Reka dukomere Yesu amashyi menshi. Gerard, ukunda gusenga? Cyari birenze kubikeneye. Birenze. Amen. Amen. Reka musengere. Mana, ndagushimiye ko yakandagiye hano. Uyu azaba intumwa yawe, azaba igitambo cyatambiwe Uwiteka, azahora mu rusengero ashima, azahora avuga imirimo n'imbabazi zawe, azavuga wamukuye mwami w'abami, kandi indwara mbi yari afite y'ubusinzi iyoyoka iteka ryose mu izina rya Yesu. Ariko Imana irakiza. Afite umwuka uteye ubwoba. Ibyo akora nawe ntabwo ari we. Ubusinzi afite ntabwo ari we bene da. Arasa naho asa n'umuntu watanzwe igitambo. Imana irambwiye ngo imukuye ikuzimu, imukuye mu mbaraga z'umwijima, iramubohoye. Reka tuyikomere amashyi menshi irabikwiriye. Gerard, subiramo ngo mwami Yesu, Mwami Yesu, ndakwakiriye ndakwakiriye ngo ugenge ubugingo bwanjye, ugenge umubiri wanjye, ugenge umubiri wanjye, ugenge ubugingo bwanjye. Guhera uyu munsi mbaye icyaremwe gishya, mbaye icyaremwe gishya, uri icyaremwe gishya, mbaye icyaremwe gishya.
ntabwo nzongera gusubira inyuma. ntabwo nzongera gusubira inyuma. Ndakijijwe, ndakijijwe, nakiriye Yesu, ndakiriye Yesu, ngambere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. umukiza Yesu, ambere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. ambere umukiza Yesu, ambere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. ambere umukiza Yesu. Imana iguhe umugisha. Reka ugende wicarire Gerard, kandi Imana ikugire neza. Igire mu mwanya wicarire hariya, kandi turagusengeye. Imana ikugire neza, Imana ikugire neza, Imana ikugire neza. N'igice ubwo ni iminsi 15. Ukuvuga ngo nagiye kubona mbona uko inda izamuka igera mu mezi 7, ahubwo urarushaho kugenda ugubwa nabi. Kandi ubundi mu miterere iyinda ikura nibwo umubyeyi arushaho kugira amahoro. Ariko uyuwe uko iri kugenda yerekeza mu gihe cyo kuvuka, aramera nabi, aragubwa nabi. Bera b'Imana, mureke babwire ikindi Imana ikoze. Imana irambwiye ngo umwana wawe imurinze kuzavuka agashyirwa muri harya mu byita ngo iki, mu mwanya wo kumufasha guhumeka, kuveze. Ariko atari ikibazo cy'amezi atuzuye, avutse ahubwo umwuka nta, umwana akavukira ku ibomboni. Guhera nona data aravuze ngo aguhaye kumererwa neza. Data aravuze ngo aguhaye gukikira umwana muzima badashyize ku mashini. Kandi ufite umurozi wakwibasiye ariko agiye kunanirwa, cogorera imbere yawe. Dore ibiganza byawe Imana ibihaye umugisha, iguhaye umugisha. Reka dukomere Yesu amashyi menshi arayakwiriye. Hari ijoro rimwe waraye urwana n'ikintu mu nzozi, ariko ubona uri gukora inda, wabonaga ari igiki? Kuko akuna umuntu arota ariko akadonga uri kurwana n'ikintu, ariko Imana irambwira ngo n'umurozi umaze iminsi ukirana nawe. Umva, uri umunyamugisha, uzagira umugisha, uzakomerera mu rugo rwawe, uzaguka, uzatera imbere. Ese witeguye ko 2025 uzaba uri wawe mu nzu yawe nziza iryoshye? Muri 2024 uzaba uri kubaka neza, 2025 izagera uri wawe. Ubukode buravuyeho mu izina rya Yesu. Habwa umugisha n'Imana. Ndagushimiye mwami w'abami kuzarinda urusoro. Ndagushimiye kutanze kuzabyara neza. Icyubahiro tuguha ni cyawe mwami, tugukomeye amashyi menshi. Reka usenge ibisengesho. Ese mwari muzi ko dukwiye gusengera igihugu cyacu n'ibizacu? Burengerazuba yamva ko abaye umutekano muke w'abagoma, dukwiye gusengera igihugu cyacu. Nagira ngo tubisengere tuvuge ngo Mana, igihugu cyacu kiturindire, urinde ku mwanzi yakomeza kutubuza umutekano. Imana turindire iki? Erega ibi byose twifuza tubibona ari uko dufite igihugu kitekanye kimeze neza. Nagira ngo buri muntu wese azamure ijwi rye, asenge burasirazuba, uburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, ubwire Imana ngo dukeneye uburinzi ku gihugu cyacu. Mana turi imbere yawe, Mana turi imbere yawe. Igihugu cyacu turagishinganisha. Tudafite igihugu gitekanye amasezerano yawe pausa. Tudafite igihugu gitekanye ntabwo ibintu byagenda neza uko tubyifuza. Turasengera ibizi Rwanda, iburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, burasirazuba, impande zose. Igihugu cyacu kirinde, turinde abanyarwanda, turinde abashyitsi bo mu Rwanda, turinde abanyamahanga. Reka igihugu cyacu gitekanye, tugire umutekano, tugire umudendezo impande zose. Reka uburinzi bwawe Mana wewe impande zose. Ukuboko kwawe kudasanzwe, reka gukora ibitangaza, reka wiyerekane nk'Imana, reka wirwanire nk'Imana. Urakoze Mana, urakoze kuko umutekano wuzuye, urakoze gukomeza kurinda abanyarwanda muri rusange. Tugukomeye amashyi tugushimira mu izina rya Kristo Yesu. Amen.
amasezerano gutyo amasezerano umwami Yesu yampaye yose we haleluya dusubira mu kandi amasezerano umwami Yesu yampaye yose iyo base ni sawa amasezerano amasezerano kandi